Hey my Rwandan people, I hope you are doing good. Timmy, I want you to behave on my video, right? Kuri manete ya ndabo ya televiziyo nakibazo shira cha none bitu sokana timwese mujyana nta kibazo abantu bitanga abantu gufranga kireka ngo ufasha kwica wajye utekereza utekereza Filipine cyangwa kamasedwani katari n'ikinyoma. Hey my Rwandan people, I hope you are doing good. Timmy, I want you to behave on my video, right? Behave. So, this is Timmy. You mwese muramuzi, serious? Yeah. So, today guys, ngiye kubeshya. Ngiye gukora prank. Ntago mwe muduherutse kutubona tugarukanye prank. None ikirenze nuko nigiye kumutangiza prank. Ubusanzwe kuri ka gacano ke yabanza gakanga to the prank. Ariko before I talk about you ni Christiana Linda kuri channel yacu cyashya, mwite muna subscribing. So no prank rero. As you can see, mwana kuna televiziyo imenetse. So no televiziyo musanzwe ni nzima. Timmy, I want you to behave. No televiziyo musanzwe ni nzima, ariko na hano umuntu ashira n'ibintu kagaragara ko yamenetse. So ngiye kumubeshya kuko mukanya nahindi gukina na Timmy, mubwire ko Timmy nikubise kino gipupe cya Ivy igahita imena televiziyo. So guys, get ready. Ndashaka kureba reaction ze kandi yaranze gukora. So akagacano dushizeyo ino prank, please shamute subscribing, please basi ndabone ho ngibihumvisha uyu munsi. So buri muntu wese urukeye ino video, please remember to subscribe. Before you see anything, before we start, let's subscribe. Timmy, come and show you what you're going to do, right? Come with me, come. Let's first close here, right? Then after closing here, so when she comes, you know, Timmy, you come and tell me, come what you're going to do. Come and sit. Timmy, what you're going to do? You sit. You're going to be here, right? No, come and first talk. Come and we talk. She's going to come in the sitting room. So what you're going to do? Timmy, I want to play with you a prank. Kibazo Timmy na irasuzugura. Ndashakora no prank no niragi. Timmy, come. We are going to prank my wife. Hey, you just sit there, right? And you pretend that you are sad, right? So when she came, you just pretend that you're sad. Okay, so ino mbwa yanjye yitwa Timmy, murabona ko inyumvira twumvikanye ko tugiye ko yarinda prank. So nange mwirebere nyine imbwa yanjye turumvikana no mujama wanjye twumvikanye ko ari prank, mwabonye ko yitonze. So hari gihe muzajya mubibona muri video kenshi nyine turi kumwe turi gucininga, ubwo reka nigire bize ubu nanjye ngiye kwirakaza. Gusa ubu dufite umukameraman mushyashya ntago muzi izina rye, ariko ngiye ubagenda namubabwira. Gusa no yishisha si hahandi wundi wa mbere pe no ahantu yitsimbye. Yafunguye umuryango akora hirido araje ashiraho kamera, ashiraho phone nako ntabwo ari na kamera. So niyo mpamvu n'ubundi guys nje nshobora kubabwira man simukajye mwigora. Bese hazagira umuntu ukubwira ngo gufungura YouTube ngo sijuye nini na nini ngo abantu ngo sijuye ngira aba haters babaho. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo ibintu bitangiye gukomera bigiye kurangira. So urebye ibintu byose twaciyemo kututwarira monetize mani byinshi, ariko ngiye cyo nizeye nuko Imana isumba byose yibizi ibi byose ukuntu byatangiye ukuntu bizarangira naho birinze bigera. Sicyo nababwira gusa nimba mudukunda, first of all mutubabarire, harashizeho iminsi myinshi tutapload. Nyine twacitse intege pesi ndi bujyango mabeki twacitse intege, ariko kubera ko ngenda mbona commentaire maze iminsi kwikagacano kanje nshisha utuntu tuganiro nkabona mwese ngo turabakumbiye. So as a team today I have came kuba prank yanjye ya mbere. Iyi prank nta muntu yigeze uyimbwira, ninjye wayitekereje, ariko ubu turagarutse mwongere mutangiye kujya mutubwira prank twakora, nyine mutugira ibitekerezo byanyu n'abandi. So ngiye kuba ndekeye kamera hariya rero unarinde gukora icyo bita introduction. So prank igiye gutangira bro, iyo kamera tuyisetting neza aho ndi kubona ariko ngiye yayibona mwana. Reka tuyishirenga gutya nkanga no gutya oya kona gutya nibyo kombona yayo nasemana katwitambike hano niho kamera puya naguye. Nahise guhagarara numva ariko hariya ari gucangarana n'abantu mu kikoni. So ngiye kwivugisha cyane.
cyane ngiye nitonganisha no Timmy, come close to me, come around me, come and sit here. I want you to sit here and you don't have to leave here, right? You just sit. No, I'm not going to beat you. No, I'm not going to. The TV is okay. Come, Timmy, come. The TV is okay. Whatever I'm going to lie that one. Come. I'm just going to lie for you, but you didn't do anything wrong. You just come. Come, okay, come and you talk. Okay, come, sorry. I'm not going to lie for you, right? You're my guy. Give me 5. Give me 5. Okay. Ariko Timmy, njye nakubwiye ndaza kubishora. Sorry. Murabizi ni plan ngomba kuvuga cyane kugira ngo amazima ndikusokoza. Ariko ngubu wowe Timmy njye ndi kwikinira game urangije utangira Timmy ibi bintu ba wakoze. Oya garuka. Timmy garuka wikuruka garuka. Ikibazo cya Timmy nayo ni idage. Yumvuze cyane yiruka. Timmy, come. Timmy, come. You just have to be here. Kwigenda. Nugenda leta ubona ko turi. Nukuri Timmy noneho uyu munsi barakwica. Iyo wabaye kikuri gutora. Uyu munsi barakwica. Uyu munsi ni byo hezo yawe. Ikibe. Wabaye iki? Izi bintu Timmy koze nasuze. Nandi kwikinira game n'inshuro y'amana. Noneho Timmy raza kwa kundi kundigiza guhagarara hano. Mbanye kubisesuza none dore. Suzi raje ikubita umutwe hanga televiziyo imeneka. Kandi ni Timmy yabiteye. Ari we nasuze na Timmy se ninde ufite ubwenge? Timmy, si wowe? Mbwira. Ari we nasuze na Timmy ninde ufite ubwenge? None se nyine ko nyine wumva nagiye nateye nshaka kugira ngo Timmy ive hano mbize ni Timmy ususwi yahagaze aha ngaha igihe game yanga. Asere mu kibuga. Nese ngeze nikubita baro. Ndi kwikina Need for Speed ibiraje byaberera aha ngaha. Nakanda bikanga. Nyikikanze n'igipupe gitagikubita hano. Kandi iki kintu cyamanutse ko cyageze paka mu imbere. Do n'ibirahuri bikuva. Timmy nakubaje ntabwo kinsubiza. Timmy kure muri ibi ngibi. Nakubaje ngo ari we n'imbwa ninde ufite ubwenge? Nese niko nako nateye kikakubitaho ngo ubwenge buraza kutamu igipupe na Timmy. Kuri ndeba gutyo. Ari wowe na Timmy ninde ufite ubwenge? Kuyibaye manja. None se ubundi rega. Ari wowe na Timmy ninde ufite ubwenge? Ikibazo ntabwo ari na Timmy ahubwo ni Suzi. Ni Suzi yawe. Ikibazo cyose uri kumbwira iki gipupe kigira ubwenge. Timmy gira ubwenge. Aha mwari muri gukina aha mwari muri gukina mu kibuga. Kubera iki Suzi yitabanje gukubitaho hariya horo kigakubitaho kira kintu cya plastic. Yikubitaho n'ikibuna cyangwa ngo ntabwo yakora. Ese uri kuburana iki? Ese ndisi byayibuze. Nimba se rewe yiguze. Niba mvuga mba kwimena se. Akira ugera kubitema. Ndumva rewe yiguze. Reka nanjye mubitema. Ngaho dukubitemo ndumva rewe yiguze. Wajuka rero. Dukubitemo. Dukubitemo. Kubita akira ugera. Ese kibazo no gukubita. Akira fata kuri. Nese si accident. Fata mwereke. Kanza kuzanira Timmy wongere mukubitemo. Ngwino. Timmy rata Suzi. Timmy rata Suzi. Don't come. Kandi kuzanire wongere mukubitemo. Timmy, don't come. Just keep there. Urashaka kwikubita rero. Mbwira mani. Wena Timmy mugira ubwenge. Ese si kingi cy'igifuko cyawe cyo gikubise mu ya dore kirimo kuvamo n'amapamba n'amaguru yavuye. Mani ntabwo ari byo ndi gushyira. N'iki kintu cyangwa na. Baby. Ndakimena. Ukanga iki cyane kimara rekura. Kuri manete yanjye ndakuje. Rekura. Ntabwo bikunda. Rekura. Ntabwo bikunda. Rekura. Nese manete yuriye. Rekura. Nese ushaka nanjye mu manete. Nakubwiye ngo rekura. Rekura. Agaciro ka manete yanjye n'ibyo Shyira amafaranga ya televiziyo hano.
Sinjye kuza se. Shira amafaranga ya televiziyo. Sonje usanga na televiziyo. Shira amafaranga ya televiziyo. Je nifate mu cyumba. Sana dekura. Asa kudufure televiziyo. Nese televiziyo urabona maniti yawe. Dekura. Nese televiziyo urabona maniti yawe. Baby, dekura umeza se. Ndabo ya televiziyo natwe. Shira cyangwa none ahita usokana ati mwese mujyana. Nta kibazo. Mbimene njye bibone. Mbimene ubone. Ese urakajwe n'iki? Wigize umusazi mu minota ibiri kubera televiziyo. Nese si accident. Iri kumwe cyane. None se aha. Wimfataho. Weje undi kwasoye imodoka ukayigongesha uzogezwa n'umutuku. None se niko natangutse televiziyo nanjye si yanjye. Imodoka si yanjye. Televiziyo si yanjye. Nayigongesheje se kubera ubwenge bw'iki nayigongesha kwa na televiziyo. None se ni nanjye na igipupe narinzwe kiri bukubite hariya muri screen. Kuri nzwe kiri bukange timi. Igipori gukina nacyo ari imbere ya televiziyo na timi ushaka iki. Ese bose sabana bana. Nge se mbyara kupe n'imwe. Nako nyine se si ibikinisho byana. Nge mbyara kupe n'imwe. Ni ibikinisho byana. None se mereze. Ndakijugunya sicyo kimwe neza. Peti nako. Wakora iki? Wakora iki? Nese ushaka iki? Wakora iki? Nese yo yimeye saza amafaranga zayo. Wakora iki? Karo byose biba byaturutse. Nese yo yimena igisigo cyawe. Ite ndavuze none. Sohoke aransanga televiziyo hari indi nshyashya yageze cyangwa akira amafaranga. Ufata ndekura uramaze iki ndekura. Vuga nyine utamfataho. Iki? Uwo bantu bazaza baza se tubereke televiziyo gusa. Tujye kuzanya mu cyumba se agenda biza. Iyo mucunga ingana ni akangana kucyo ariko uje kumanika hano muri salon. Yose cyo bafasi televiziyo. Nasundi se abantu batatu televiziyo mu nzu. Okay, basi babarira. Mwari iki ndakora ko wazanye. Imbaze kuguzi kure nakubwenge iki ngiki cyo kinse. Sasa peti. Ndetse rupita. Iyi uzina televiziyo. Ndetse rupita. Sorry baby. Sure. Ugira ubwenge. Ndabufite. Ugira ubwenge iyo ikintu na timi hano mu nzu ugira ubwenge. Timi come. Timi come. Ngana ngo usingira. Ugiye guhita mbere. Urahita mu gihe cyangwa uhita mu timi. Nese timi ko yimbwa. Timerega nani ko sifite n'ibyo afite kose. Nakubwiye urahita mu ngewe cyangwa uhite mu timi. Si ibintu byumvikana. Timi nako sifite. Sabukomeza kwiteza. Nino mvuze basi. Sinakwihoreye. Sinemaze kabiri ntavuga nabi wandetse. Reka nigendere njya gushaka ahandi muri umujinya wanjye wandetse mama horo. Nino mugende kubira timi wikubita. Mama horo. None ugiye kubikubita. Nkayikubita. Nese timi. Na uburenganzira nakubwiye ngo sinyisange hano. Wowe kimaga ko zibura kubitabye. Kubera ko timi. Wavuyeho iki GPS ndakimena. Ese unzongera gukina game ngo ndakimena. Inzara ngende. Okay, kandi no menshi zaino screen ya machine. Sanje? Kumbaraga n'igitebo cy'ingende. Rifungo. Wanditse ingende. Ndaza kumenya. Baby. Ese iki kintu. Hey! Ngogende. Sasa batemsi kumona byawe nari bisazi. Rakwica. Mwana siko mani rokani ne wafituna. So mama gari mbwiye ko yari pranka. Ngiho irakomeza rakari. Mukire. Mukira garuke. Manze mbisubiza. Oya. Ni wari abari ubigisubiriza. Aho ubisubiza nibi munanira. Abari ubisubiza. PS yanjye bari bayimena kubera prank abantu muri konsuka n'imbwa yanjye bagiye kwikubita. Timi igiye kuziruza. Baby. Ndetse bagenda nakubita.
Baby! Baby! Urambaza iki? Batuganire man, nta bibazo byose byazajya birangira gukina. Waganira ati mise ko n'abaye nsigaye ndusha agaciro muri ubu. Yemera n'umusobanuro. Gusa n'ibisobanuro ufite yo gutanga ko n'ubundi biri kwisobanura. Nyine uburyo tugomba gushakamo imiterere. Wowe nanditse. Ibyo ukora ntukirimo. Ntukirimo kandi televiziyo igomba kurara ibonetse. Ushyiremo igipupe na timi ubwo ushaka kubigenza. Kandi sinzi no kubona message mbwira ngo ngiye amafaranga kuri konti. Ibyo niko mubwiye. Sinze kubona message ngira ntabyo uganiramo nawe kuko ujya kubikora ntiwanganirije. Ese simanuka. Nakubwiye ngo ujye kubikora ntiwanganirije. Wigeze ungisha inama kujya gukinira hano na timi muri salo se? N'ibindi byose ubikore bitangishije inama. Nsanga televiziyo yaka. Nitwa Linda. Siko polisi waje ahangaha bagufunga kubera ko nawe kumwita. Christian umfataho. Umuntu arifite ibibazo umfataho. Mbwira nyine utamfataho. Ese ko ateka Wambabariye. Ubibonye rero hasi. Waretse. Baby. Ko nihamye kuvuga nabi wambabariye. Sha wambabariye ko nibereye mu masengesho. Wambabariye se nshaka kuvuga nabi. Televiziyo yawe mwami n'inzi. Rona atari prank kuri ubu. Televiziyo atari. Akoresheje ibintu bavuga ngo broken screen n'ibintu. Kabe gushobora kuba warakana na televiziyo atari nzima. Dore si ibintu byose byo kwandika. Ako kamubazo. This was a prank. Dore bari kuri ririya idoto. Urane hatari phone yanjye. Wajya unatekereza n'ibintu ugiye gukora. Zabi, nese sikadukubiye rw'abantu dutanga. Rw'abantu dutanga kireka umufasha kwica. Wajya utekereza ku bintu ugiye gukora. Ndasaba team singiye nashatse kunezeza abanyarwanda ariko. Kubaneza subanezeza mu bintu dafite ubwenge. Nese bifite ubwenge na televiziyo atari nzima. Nawe ukasangira aka. Unarugera ko. Kubaneza mu bintu bidafite ubwenge. Nese iyo nyimena nyine. Reka ngukeye. Reka ngiye prank zanjye zifite inyigisho. No kugira ngo nereka. Inyigisho inyigisho irimo ni. Ni kugira ngo nereka abagabo. Ushaka kungaragaza nabi gusa nta kintu. Gute? Ahubwo wowe uri actinze nabi. Umugore agomba guca bugufi n'umugabo agaca bugufi. Guca bugufi ubwo wakoze kumena televiziyo. Tugende tujye kugura iyindi. Niko guca bugufi. Nyine baby bas story nyine nakundi ni impanuka ibaye. Nigureka dushaka amafaranga. Hejuru yuko namaze kumbwira ngo ari gukina nati. Ariko urumva sentence watangije narindi gukina na timi muri salo. N'ubwenge ufite n'ibyagararo ufite. Wereka manze mubaze. Imyaka ufite n'ibyagararo ufite n'ubwanwa ugakina na timi kamera televiziyo. Oya, mumfataho. Turacyari kubivuga. Ujye utekereza kuri prank ugiye gukora, unabitekereze ngo mu buzima busanzwe. Ahubwo bira subscribe no kanje. Bashaka babyihorera. Ndekari nakibabwiye. Abikoze njye bibabwiye. Naka subscribing rata kuri iyo channel please banyarwanda kazi dore ngiye ngarutse muri prank nshyashya. No kuri ibintu. Nta nibyo tuzongera no gukora. Kuvuye munsi ushaka ikintu cyo dukora. Nakushaka njya gukora prank ntabyo nzongera gukora. Ujye ukora ibintu waje no gutekerezaho. Nese si umukore nyine si prank. Ni gute ubundi ukora prank ubiswa n'ibiri mu masengesho. Numva nyine nasukuna mu twagumye hano umwanya munini. Nyamunye mbaye board ngiye nyine kuri televiziyo ugatereka. Iyo ushaka ahandi ujya. Utekeraga Filipine. Yego. Cyangwa ka Macedoine katari n'ikinyoma. Sibyo. Mira. Sham Christian Mbo. Je t'aime beaucoup. Kandi ngire kwisengera mwana. Fosa cyangwa se. None se bebe mama. Babarira. Game over. Naba team simwe rero bigeze. Ibyo kuzanye wanjye prank akarakara ngiye kuba nanjye mbiretse. Kandi none nyuma y'ino prank mumaze kureba mwese urabona ko yarakaye.
ino video ni mudasubscribing ngo muzi 50 no more videos. So thank you guys for watching. It was me, Chris and Linda. Please channel yitwa Linda na Christian. Muke ku subscribing out. Thank you for watching. We love you guys. Mwese majyaruguru mu majyepfo kugurukunda mudukunda basebone banyabo tubanyiriza nyoka tunda bonkisa. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ikindi kirimo yanzi n'igihe n'ibindi natazi n'ibyo byose just thank you so much guys. Ngenda bakunda umugore wanjye mwarakoze kudukunda ngiye nawe natwe turabakunda n'utuntu twumye kubera ko nindi ukora prank ndanisonze umugore yagiye mu masengesho nanjye njya mu masengesho kandi ngiye sinasenze maze no kunywa ji ariko please tell a friend we love you. Kajya gutanga care man bro kamera nushaka kubikorera umwana